Paul Kagame yakurikiye umukino wa PSG yatsinzemo Bayern Munich muri UEFA Champions League muri kimwe cya kabiri. Uyu mukino ukaba wabaye rero ku itariki 28 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame rero nawe yari yageze mu gihugu cy'Ubufaransa aho yari yagiye gukurikirana uyu mukino wa Bayern Munich yabashije gutsindamo iyi PSG yabashije gutsindamo Bayern Munich ibitego 5-4. N'ibitego rero byagiyemo bigisukiranya. Ni umukino waranzwemo n'ibitego bigera ku 9 byose, ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndetse nk'umuterankunga cyangwa se nk'abafatanyabikorwa ba Visit Rwanda ntabwo yari kubura kuri uyu mukino wahuzaga ikipe ya PSG na Bayern Munich yo mu gihugu cy'Ubudage. Umunyamakuru akabihuza no kureberera inyungu abahanzi M.Irene cyangwa Murindahabi yateguje filimi ya mbere agiye gukinamo. Ni filimi y'uruhererekane yitwa Isereri izahuriramo n'abarimo Aisha Inkindi umenyerewe muri sinema nyarwanda. Aya mafoto rero yagiye ejo hanze ku munsi w'ejo. Aya mafoto yagiye hanze acicikana agaragaza M.Irene yambaye ibote ndetse n'igisarubeti ari kumwe n'uyu mukobwa Aisha Inkindi. Uyu mukobwa bagiye bakunda kuvuga ko ari mu rukundo na M.Irene, gusa ibyabo bishobora kuba noneho byaba bigiye ku mugaragaro, ahubwo yari business yo gukina filimi. Ni filimi bise rero Isereri igiye gusohoka, izaba ari uruhererekane. Umukinnyi wa filimi nyarwanda Mike yasobanuye imigendekere y'umuhango wo gukwa mu birori by'ubukwe bwe na Aga Promota, ashimangira ko amafaranga y'inkwano ye atigeze ahabwa Kiramani. Umukobwa Jana asifiwe uzwi nka Mike yavuze ko nubwo niyo nshuti ya Nick yagaragaye yambitswe ingofero isanzwe ihabwa umusaza bagiye kurushinga, bidasobanura ko ari we bidasobanuye ko ari we wahawe inkwano, ahubwo yatekereje kwimwambika mu rwego rwo kumushimira kubera itafari yashyize ku rugendo rwe rw'ubwamamare cyangwa se muri sinema. Uyu ni Mike rero yaramusobanura uburyo Kiramani nubwo yambitswe ingofero ya kibye cyangwa se ingofero y'umusaza atigeze ahabwa ari amafaranga y'inkwano cyangwa se batigeze bamukwera nk'uko abamwe bagiye bahita babyitiranya, ahubwo avuga ko yayimwambitse mu rwego rwo kumushimira kubwo yamuteje imbere mu buryo bwa sinema. Ahita hamagara intwaro ebyiri zikomeye cyane nk'uko ubona aka kanya Arsenal baturamuka tubuze igikombe niziye ntwaro turi bugure. Ubona aka kanya Arsenal baturamuka tubuze igikombe niziye ntwaro turi bugure zizaduha ibikombe. Winifata ku mavuta rero nawe ukomeje kubica bigacicikana, uri muri gereza y'amageragere agaragara ko nubwo afunze ariko showbiz ari kuyikurikirana neza cyane. Ni ibintu byatangaje abamukurikirana cyangwa se abasanzwe bakunda uyu mugabo ufata ku mavuta, wari mu busesenguzi rero bwa showbiz agaragaza ko nubwo afunze ariko bisa nkaho muri BK ibibera muri BK Arena cyangwa se n'ibibera mu gihugu byose abasha kubimenya nubwo afunze. Ni mu kiganiro rero igihe yari yasuye iyi gereza aho bagiye baganira n'abantu bagiye batandukanye, ariko by'umwihariko ufata ku mavuta wagaragaje ko nubwo afunze ariko ibihe bye biyakomeje byo gukurikirana amakuru ya showbiz. Reka rero dusubire mu biganiro byacu bya buri munsi hano kuri CEI Empire TV. Ciao ciao.